Ndagusuje nkwifuriza amahoro y'Imana we tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Ndagushimiye cyane wakanze kuri subscribe kugira ngo ubashe kubana natwe uko bwije ndetse n'uko bukeye. Reka nkubwire ngo nawe niba utarakanda kuri subscribe cyangwa kuri sabone uhakande kugira ngo uyandikishe ku muryango mugari wacu wa Ben Kwizera TV. Amakuru yacu ajye agushyikiraho igihe ku gihe kandi ubashe kuba umwe mu banyamuryango mugari bagize uru rubuga rwacu, tujye dusangira ibyifuzo ndetse n'amakuru mashya umunota ku munota. Tugarutse mu kiganiro Gospel Talk and Gospel News, aho tuje kubanyuriramo amwe mu makuru mashya ya ADPR, aho ADPR yashyizeho ibiciro bishya by'abifuza serivisi mu nsengero. Ubuyobozi bw'itorero rya ADPR mu Rwanda bwandikiye abapasitori bayoboye ururembo kubwira abakristo bari muri za paruwasi zigize urwo rurembo ko hashyizweho ibiciro bitandukanye bya serivisi zitangirwa mu nsengero. Mu ibaruwa, umushumba mukuru wa ADPR Pasiteri Isayi avuga ko iki cyemezo cyafatiwe mu nama nkuru y'abashumba yabaye mu minsi yashize cyangwa mu myaka yashize no mu myaka yashize. Iyi baruwa iramenyesha komite nyobozi y'itorero ADPR mu mujyi wa Kigali gushyira mu bikorwa uyu mwanzuro. Mu byo abayobozi basabwe kwibutsa abakristo harimo nk'aho ikarita y'umubatizo igurishwa amafaranga 1000, ni mu gihe icyangombwa gihabwa umwana wasabiwe umugisha nacyo kigurishwa 1000, cyangwa umwana wasengesherejwe. Kwandikisha ubukwe n'icyangombwa seritifika gihabwa abashyingiwe ari 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi biciro bifite umwihariko wo kuba abatuye mu mujyi bakwa amafaranga ari hejuru ugereranyije n'aho mu cyaro. Ibiciro bya serivisi zitangwa ku matorero y'itorero ADPR, tugiye kubanyuramo imbonerahamwe y'ibyo biciro, aho hariho igize serivisi ndetse n'ahari igiciro. Ikarita y'umubatizo izajya itangwa ku mafaranga 1000 y'u Rwanda. Seritifika ihabwa umwana wasabiwe umugisha nayo ni 1000. Icyemezo cy'ubuhamya bw'umukristo ni ubuntu. Icyemezo cyo kwimuka nacyo ni ubuntu. Icyemezo cyo guterana nacyo ni ubuntu. Kwandikisha ubukwe na seritifika zihabwa abashyingiwe bikorwa n'itorero rizashyingira ni 10,000. Uwataye kimwe mu byemezo byavuzwe haruguru kugira ngo yongere kukibona azajya yishyura amafaranga 5,000. Amafaranga ageneye gutunganya urusengero ku banyetorero baturutse ahandi bifuza kuhakorera imihango yera y'ivugabutumwa. Urusengero rwagira umwihariko bitewe n'aho ruherereye na serivisi zihatangirwa, ibyifashishwa n'ibikoresho. Igiciro cya serivisi kizajya gisabwa n'inama mpuzabikorwa y'itorero, bisuzumwe n'iya paruwasi, byemezwe n'iya mpuzabikorwa y'ururembo. 8. Mu mujyi ni 60,000. Umujyi muto cya business center ni 30,000. Mu cyaro ni 15,000. Kosiyo y'ubukwe mu kwirinda kwica gahunda no gukererwa, amafaranga yasabwe asubizwa abageni iyo batakererewe. Mu mujyi ni 30,000. Umujyi mutoya cya business center ni 20,000. Mu cyaro ni 10,000. Bikorewe i Kigali. Iri tangazo ryasinyweho n'umuyobozi cyangwa n'umushumba mukuru w'itorero ADPR Pasiteri Isayi Ndayizeye. Izo ni zimwe rero mu mpinduka zabaye ndetse bashikirije ku banyetorero cyangwa ku bashumba bagize indembo, kugira ngo buri mukristo wese azajye abona serivisi bimworoheye kandi ijye imugereraho ku gihe ndetse no ku mafaranga makeya. Imana rero ibaho umugisha kandi igume kubagurira imbago muri byose. Mwe tubana umunsi ku munsi, reka dusoze dushimira ubuyobozi bwacu bwa ADPR budahwema kutugezaho serivisi nziza ndetse no kuguma gushaka buri kimwe cyose cyatuma umukristo yaguka mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Nabo Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha
uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ibiganiro byacu Gospel Talk and Gospel News nakagaruka ku muyoboro wacu wa YouTube wa Ben Kwizera TV. Imana ibaho umugisha kandi igume kubagura muri byose. Turabakunda, ikiruta byose tubasabira umugisha no kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutse. Imana ibaho umugisha.